reka mbasuze kandi mbahe ikaze mbifuze kugubwa neza kuri uyu munsi wa none tariki 15 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026 turagarutse none muri studio kuri inshuro aho tugiye kurebera hamwe amakuru agezwe kuri mikoro ndi Bosco in Region Info aho tubana umunsi ku wundi mu biganiro n'amakuru tugenda tubategura kandi tubagezaho. Na amakuru rero tugiye kwinjiramo mu by'ukuri na amakuru akomeye cyane kubera yuko utaza gukanda like mu by'ukuri sinzi niba rwose aza kugira akomeza kumva aya makuru kuri iyi nshuro. Ni nayo mpamvu rero ngenda abwira abantu ni mukande like, buriya gukanda like bituma n'abandi babasha kubona amakuru, rero ntabwo ari ngombwa ngo tuyihererane. Niba amakuru nyakugejejeho kanda like baduhe suggestion bigere no ku bandi, ni iby'ingenzi kandi none gukanda subscribe. Ariko mbere yuko mbabwira ibyo reka mbanze mbasuhuze, ubundi mwaramutse mute, mwiriwe mute, mumeze mute, abari mu bice bigiye bitandukanye, abari mu majyepfo, amajyaruguru, burasirazuba, uburengerazuba, abari mu Burundi, Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu mujyi ya Goma, Bukavu. Nubwo ibintu bitifashe neza ariko benshi mu by'ukuri abakristo bagiye baririmba bati iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira. Ese twizere ko rwaba rugiye kurangira? Birashoboka cyane. Hanyuma rero mu by'ukuri reka nisuriza abantu bariyo irwota amasimbi mu bihugu bigiye bitandukanye, babwire ni mugire ibihe byiza kandi mbifurize kugubwa neza. Turi mu masaha mu gitondo, twebwe aracyari kare cyane, navuga ko mu by'ukuri bikiri cyagiye ikibunda kiba kikigaragara, ubwo bamwe wabona ari za neje, ariko ibyo ngibyo mu by'ukuri ntago byakuraho ko twihana ari mu gitondo, nta nubwo biri buze gukuraho ko ngomba kubagezaho aya makuru kandi mugomba gututega amatwi mukayumva, kubera yuko narabwiye nti ikintu bita amakuru muzajya mugikurikirana ndetse n'ahandi, ntabwo nzigera mbabwira nti mureke kujya n'ahandi, ariko wibuke ko natwe tuba dufite amakuru kandi y'ingenzi ugomba kuhamenya ama operation yagiye atandukanye. Narakubwiye nti umwe azaza kubwire operation, undi aza kubwira ibyavuzwe n'ubuyobozi, undi aza kubwira amatangazo, ari nayo mpamvu ugomba kujyana hose ugakusanya amakuru kugira ngo umenye situation yose iri kujya mbere. Gusa rero nanjye muri iki gitondo nkaba nkuzaniye amakuru y'ingenzi kandi nsaba buri muntu wari wese kuza kwitonda agakurikirana aya makuru atuje, bibaye byiza kuko ni update zikomeye cyane, na update zikomeye cyane ngiye mba niherewe n'abantu b'imbere mu by'ukuri kuri rezo sociaux. Ni amakuru akomeye cyane guturuka hariya rero muri teritwari ya Rucuru, kuri kimwe mu bice bihana imbibi na Uganda. Aha rero hakaba haramutse amakuru akomeye cyane, navuga ko mu by'ukuri ibi ngewe biranshishije cyangwa se mu by'ukuri mbona ko ari igikuba gikomeye cyane gicitse, byongeye kuntera ubwoba mw'abantu mwe, ari nayo mpamvu wibaza mu by'ukuri ko nabashije gutindaho gakeya. Ndavuga nti muraza kubyihanganira, ndabizi amasaha yarenzeho gake, ariko kubera ko aya makuru nagira ngo mbanze nyatohoze neza, menye kila kintu kandi kila fasi, hanyuma nze mbibagezeho gatanu kuri gatanu uko byifashe. Ubu rero tuvugana amakuru ngiye yamaze kungeraho. Icya mbere, ubuyobozi bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwatangaje gahunda ikomeye cyane yo kwigarurira Bunagana, kabone nubwo Uganda itabigiramo uruhare. FARDC yavuze iti ubundi ni gute Uganda ni gute abantu baza bagaturika irwota amasibi bakaza kudufasha kubohora ibice byacu cyangwa se ubutaka bwacu. Ubu rero igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bamaje kwiyemeza ko mu by'ukuri bagomba kwigarurira Bunagana. Turaza kureba ese ibyo byagenze bite, biraza gukorwa gute. Ni mu gihe kandi ubundi Uganda yamaze gusinyana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amasezerano y'amezi 3 yo kwigarurira umujyi wa Bunagana, ariko benshi bakavuga bati kwera imikoranire iri hagati ya Uganda na M23 ibi bishobora kutazashoboka. Ariko se izi mpinduka zikomeye cyane zibaye Bunagana ziracura iki ku bijyanye n'umutekano waho? Ni iki kiramutse kivugwayo Bunagana? Na makuru ngiye kuba nakugezaho, na makuru mu by'ukuri aramutse avugwa, impamvu mbashije kuba natinda rwose kubikugezaho no kubera yuko na makuru abaye muri amasaha make atambutse, na amasaha menshi ashize ibi bibaye. Ikindi kiriho, inyeshyamba z'umutwe wa 23 zakoze impinduka zikomeye cyane mu buyobozi, ndetse bamwe mu bayobozi ndaza kukubwira ibice bagiye berekezwamo. Muzi umugabo kugeza mu minsi ishize wakomeje guhangana rwose na General Sultani Emmanuel Makengere yasiruziramuhwe, bamwita Gaceri. Uyu mugabo ndaza kukubwira agace yahawe kuyobora, ndetse rwose bamwe bakavuga bati nyamara uyu mugabo bamutaye ishyanga cyangwa se bamushyize ku ruhande kugira ngo babashe rwose kwenyegeza ibikorwa byabo, kubera yuko byavugaga ko atumvikana na General Sultani Emmanuel Makenga. Uyu mugabo rero turaza kureba division yajyanwemo cyangwa se agace yajyanwemo. Ni nayo mpamvu rero mbwira abantu gukanda subscribe cyangwa se sabone, kubera ko narabwiye nti hano kuri Region Info tugufitiye amakuru. Mana yanjye Prito, nanjye wowe nti mana yanjye cyangwa se mama yake na mama mana yanjye cyangwa se Mungu wangu, tuba tugufitiye amakuru akomeye cyane.
ariko abantu rero nababwiye nti mujye ku Rukiko Info mukande subscribe. Ntabwo ndimo kubibona kabisa. Munyarukira ku Rukiko Info mukanda subscribe, urajya muri search engine yawe wandikemo @urukiko, hanyuma mu by'ukuri ubashe kuba wadukurikirana ku Rukiko Info. Ariko hari n'andi makuru meza mbafitiye mw'abantu mwe muri iki gitondo cyangwa se kugeza kuri ubu ngubu, ko niyo mpamvu njya mbabwira nti bitewe nuko amakuru aba ari menshi ntabwo ushaka gukurikirana amakuru hano yonyine gusa. Hari umuvandimwe rero nanjye nagize ntera akajisho ndareba, nsanga umuvandimwe arimo gukora ikintu bita amakuru, nsanga arimo gushyira hanze ikintu bita ukuri guteye ubwoba, ku buryo nanjye namubwiye nti nyamara urajya uramvunguriraho duhuze nanjye ibyo mfite, hanyuma duha abana amakuru. Uraza kwibaza uti ni hehe abataramu mukunda Bosco, abanwanyi, abavandimwe, abantu mwese mukunda Bosco? Ndagira ngo ujye muri search engine yawe kabisa, mu by'ukuri ushobora no gusanga waramaze gukanda subscribe, andikamo @Rio Media News TV, @Rio Media News TV, bifatanye uraza kureba umutaramu kabisa ukomeje kugenda akwinjira mu bitendo bikomeye cyane za Bukavu ndetse na za Masisi. Mu by'ukuri uyu mutaramu nawe kabisa nabonye ari kudukubita ikintu bita update zikomeye cyane. Hanyuma rero nimugerayo muze kwandika muri comment mubwira muti umutaramu Bosco mu by'ukuri indamukanyo yacu turayihagejeje. Umusure nawe murebe di makuru rega ni menshi, ntago nayavuga ndumwe ngo mbashe kuba nayahetura, ariko murabizi ko nanjye mba ndimo kwinjira. Hanyuma rero reka twinje nta gutinda, ntago tuza kuguma mu magambo cyangwa se tuza kwizimba mu magambo gusa, ngo tugume mu magambo, ahubwo ikigomba kubaho cyangwa se ikiriho nuko tugomba kwinjira mu makuru nkuko nari mbikubwiye. Reka nkwinjize muri operation nta gutinda. Hashize iminsi igiye kugera kuri 7 kubera ko kuva ku itariki 8 z'uku kwezi kwa gatanu 2026 nibwo amakuru atangiye kuvugwa ko Bunagana yabiri mu mazi abira. Ni agace kamaze igihe kuko kuva mu mwaka wa 2022 aka gace kari mu maboko y'umutwe twaje na 2023 ubwo bakigaruriraga, ndetse aya makuru akavuga ko aka gace kafashwe habayeho ubufatanye hagati y'umutwe wa 23 ndetse n'ingabo z'u Rwanda zishinjwa gukorana n'izi nyeshyamba. Ariko ibyo byo gukorana n'inyeshyamba za 23 ku ingabo z'u Rwanda ntabwo byakuyeho yuko Ibunagana yakomeje kuguma mu maboko y'umutwe witwaje na 23. Abaturage bamwe barabyishimiye bashyigikiye izi nyeshyamba, abandi ariko bagaragaza ukwijujutira ibikorwa by'izi nyeshyamba, ndetse bavuga ko hashyizweho imisoro ihanitse, yewe abakoranaga n'igisirikare cya Leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se n'ubuyobozi bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwari busanzwe buri aka gace, bamwe batawe muri yombi ndetse bivuga ko n'ababa barishwe. Ariko ibyo ntabwo n'ubundi byigeze bikoraho ko aka gace kaguma mu maboko y'uruhande rw'inyeshyamba. Kugeza kuri ubu ni agace kari kakiyoborwa n'umutwe wa 23 ndetse ibikorwa by'ubucuruzi bigiye bitandukanye byari bikomeje kubaho, ariko byaradindiye, aho ubuhahiranira hagati muri ibi bice n'abaturage ba Uganda ndetse n'abanyarwanda ya Demokarasi ya Kongo bizadindiye, kubera yuko abenshi baravuga bati ibyifashishwa ni biva cyane muri Uganda, ariko igice cy'uruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gisa nkaho gifunze. Ibi rero nicyo gihe ngo bigere ku musozo, kubera yuko kuva mu minsi ishize nk'uko nabigutangarije hagiye habaho ibiganiro byahuje abayobozi ku ruhande rwa Uganda, habayeho ibiganiro byahuje abayobozi ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izibande zombi uko ari ebyiri zaraganiriye zibona ko nta nyungu ihari mu gihe inyeshyamba z'umutwe wa 23 zaba zigikomeje kugenzura aka gace ka Bunagana. Izi mpande zombi rero zemeranyije ko byanze bikunze mu bushobozi bwose bafite, mu mbaraga zose bafite, ibijyanye no kuba bakoresha intwaro, kuba bakoresha ibiganiro ndetse n'ubundi buryo ubwo ari bwo bwose bushoboka, uyu mutwe wa 23 byanze bikunze ugomba kuba wava Ibunagana. Amakuru yatangiye gusohoka bavuga bati nyamara Uganda nubwo itangiye gukorana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri ingingo, baragira ngo bumve impumeko yabo cyangwa se baragira ngo bumve akabarimo. Ati ntabwo bazigera rwose bava aha muri aka gace. Ati Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irimo iragerageza kubikora ariko irasa nkaho iruhira ubusa.
ariko iki gihugu nacyo narababwiye ni FARDC, igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'urwego rw'igihugu rw'umutekano ruyobowe na Guy Kabombo Mudomvayita, ikijyanye n'ubutasi kiri hejuru, ikijyanye n'ibitekerezo bikomeye cyane bisigaye biri hejuru. Nta kindi kintu rero cyagombaga kubaho. Mu by'ukuri ni kibaye muri amasaha make yatambutse, kubera ko amakuru avuga ko kuva ku isaha y'isaa 7, isaha y'isaa 8, isaha y'isaa 9 mu masaha ya kare cyane havuzwe ibikorwa bikomeye cyane hano muri aka gace ka Bunagana, ndetse habaye kwikanga gukomeye cyane ku barwanya umutwe twaje muri 23. Ibyo bivugwa ko benshi mu barwanya umutwe twaje muri 23 bari muri kano gace, bakurikije amakuru bafite ngo bavuze bati ibi nibiramuka bibaye nkuko birimo gutegurwa dushobora guhunga cyangwa se dushobora kuva muri ibi bice tukaba twanyarukira no mu yindi myanya. Uti byagenze bite rero? Biravuga ko ikipe ngari ikomeye cyane y'abasirikare ba leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite ibikoresho bihagije cyane byifashishwa mu butasi yaraye igeze mu mujyi wa Bunagana, ndetse iri tsinda ngo rikaba ryarahagurutse ku itariki 13 mu mujyi. Mu by'ukuri ahangaha uri kuyoborwa ku rwego rw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, aho ahimuriwe ubuyobozi kwa Somoka kure, ubwo no kuvuga Ibeni. Abangaba rero ngo baje guhaguruka muri utu duce, baza mu by'ukuri basatira muri teritwari ya Rucuru, ariko kandi ngo mu kumara gusatira imyanya igenzurwa n'abarwanyi b'ubutwe twaje intwaro mu 23, amakuru aravuga yuko ngo bafashe ibikoresho bari bafite birimo imodoka zari zabazanye, ndetse kandi nanone ngo zifite ikoranabuhanga rigezweho. Hanyuma izo modoka bazisigaho ku birindiro bya FARDC. Hanyuma rero nta kindi cyahise kibaho usibye ko ngo aba barwanyi bakomeye cyane batojwe ku buryo buhambaye b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bahise bacakirana n'itsinda ridasanzwe ryitwa Wazalendo rikorera muri teritwari ya Rucuru. Amakuru avuga ko aba Wazalendo bakimara gucakirana na FARDC nta zindi nshingano zari cyangwa se nta wundi mukoro bari bafite usibye kwereka igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC iri tsinda ry'abatasi bakomeye kandi urakarabutaka kubereka inzira ikomeye cyane. Mu masaha atageze kuri 48 bakaba bamaze kugera i Bunagana. Nubwo aka gace karimo intera ndende, bivugwa ko hari abambutse bigize abaturage babasha kwegera iyi myanya igenzurwa n'abarwanyi ba M23 ngo bari kumwe na Wazalendo, ariko by'umwihariko icyo Wazalendo bari barimo kugerageza kubafasha no kubarinda guca kuri bariyeri zifashishwa n'abarwanyi ba M23 kugenzura ko nta mwanzi cyangwa se aduyi ushobora kubinjirana. Aya makuru aremeza neza ko iyi operasiyo yakozwe uko yifujwe, ariko ngo intasi za M23 nazo ngo zabashije gukurura amakuru zakuye mu baturage, kubera yuko ngo iyi operasiyo ubwo yakorwaga mu gihe cy'amasaha agera kuri 48 yabashije kugenda neza. Hanyuma M23 ibi ngo yaje kubimenya rwose, ngo aba bamaze kuhagera. Amakuru aravuga ko abasirikare ba leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bazi gukoresha neza ururimi rw'ikinyarwanda, igiswahili ndetse n'iringara, ari bo boherejwe muri utu duce. Aya makuru aravuga ko bamwe mu basirikare n'ubundi boherejwe muri bice bigeze babaho intasi mu bice bya M23. Iri tsinda ry'abasirikare ba leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC binjiye muri ibi bice ntabwo yigeze hatangazwa umubare wabo, amazina yabo cyangwa se uburyo bakoramo, kubera ko ni ibintu byagizwe ubwiru. Ariko nyamara ngo ubu mu mujyi wa Bunagana abarwanyi ba M23 muri amasaha ya mu gitondo biravugwa ko ngo bagiye gutangiza umuhigo karabutaka, ndetse ngo ibi bisa nkaho byatangiye mu rukerera. Nubwo twatangiye kubagezaho aya makuru, abaduhagaye amakuru bari mu mujyi wa Bunagana bataratwemerera n'ibigisirikare cya 23 hano mu mujyi wa Bunagana batangiye gushyiraho za bariyeri cyangwa se batangiye gukora ibikorwa bikomeye cyane byo gutangira gusaka, nkuko bakunze kubikora, aho usanga basaka urugo ku rundi, icyaro ku kindi, ndetse bakagera no mu bice by'imijyi no mu nzara z'umujyi basaka. Aya makuru aravuga ko ariko ngo ababinjiye muri ibi bice bitewe n'uko bazi gukoresha indimi zose kandi ku buryo bw'100% bishobora kuzagora abarwanyi ba M23 kubasha gutandukanya irondo n'ibisambo kuri bo. Nimunyumve nabi, nimvuga irondo n'ibisambo ntabwo ari uko mbisi irondo cyangwa se mbisi ibisambo, niyo mvugo nabashaka gukoresha kugira ngo mubyumve neza.
kuri AFC23 niko bagomba kubivuga. Uyu mutwe wa 23 ariko nawo kuri tekinike zawo zikomeye cyane, ngo wizeye yuko buri mwanzi wese ugomba kwinjira muri aka gace bamaze imyaka hafi igera muri 3 cyangwa 4 bazaba bamaze kumutahura mu gihe kitarenze iminsi 2. Ariko ngo kandi nanone biravugwa yuko ngo aba basirikare ba leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binjiye ibunagana mu by'ukuri ngo nta kindi kintu kibazanye usibye kureba imibereho ya buri munsi, ngo kandi ibi bakazabikora mu by'ukuri mu gihe kirekire, kubera yuko igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri gahunda bihaye bo na Uganda nuko amezi 3 agomba gushira bamaze kumenya neza ubuzima bwose bw'abarwanyi ba AFC23 mu mujyi wa Bunagana. Ibi rero ngo ntago baraje inshinga kabone nubwo bamara igihe kingana n'icyumweru hanze y'umujyi wa Bunagana, ngo bashobora kwinjira nyuma y'icyumweru bagatangira ibikorwa byabo kuko bafite igihe gihagije. Amakuru avuga ko kabone nubwo ingabo za Uganda ngo zitazafasha igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri operasiyo yo kwigarura umujyi wa Bunagana, ngo ntago bazigera basubira inyuma, ndavuga FARDC. Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye ubu ngo ni ikintu bamaze kwemeza, bavuga ko abarwanyi ba AFC23 bagomba kwimurwa mu bice byose bigaruriye ku bushobozi bwose bushoboka cyangwa se ku kiguzi cyari cyo cyose gishoboka. Ariko ngo izi nyeshyamba za 23 nazo zarahiriye ko zizava muri Kivu y'Amajyaruguru zerekeza mu bindi bice kugeza ubwo zivuna Felix Tshisekedi mu gihe bazaba bagihumeka kuka kanyuma. Uyu mukuru w'igihugu nawe ati sinshobora kubona umwanzi undaririye cyangwa se utegereje kunyica ngo mureke. Ubu ngo Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yavuze ko itsinda rikomeye cyane ry'aba basirikare ngo ritagomba gusubira inyuma ritajyanye amakuru yose y'ubuzima bw'abarwanyi ba AFC23 Bunagana, ndetse byaba ngombwa ngo hagakorwa ibikorwa bikomeye cyane, hakoherezwa abandi basirikare, hagatangizwa operasiyo zizahitana bamwe mu bayobozi ba AFC23 muri aka gace, ndetse yewe ngo bakaba banahatega imitego ikomeye cyane ishobora kwifashishwa mu gihe cyo kugaba ibitero. Ntabwo ari imitego y'ibisasu, ahubwo ni imitego ya za sinyari zigomba kugendwaho mu by'ukuri n'amadrone zakomeye cyane, harimo nka Ket-6 CH4 ndetse yewe na Kamikazi. Ibi ngo bigomba kwinjira muri utu duce bikurikije izo sinyari, ariko ngo zigashyirwa ku ngo z'abayobozi bose n'ibyitso bya 23 biri muri utu duce, kugira ngo mu by'ukuri uyu mujyi wa Bunagana ube wanafatwa byoroshye, kuko ubuyobozi buramutse bukuweho nta kindi cyaba gisigaye. FARDC no kwinjira iyobora iyi operasiyo igomba gukorwa Bunagana. Amakuru mfite biravuga ko ngo ari nayo iri gutegurwa mu mujyi wa Goma, ngaho hari gutegurwa operasiyo nk'iyi ngiyi ikomeye cyane igomba guhitana barimo Bertrand Bizimunwa cyangwa se bagafatwa, ariko by'umwihariko uwo bita Colonel Nangaye Buro, umwanzi ukomeye cyane wa Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, ngo iyo operasiyo ntabwo yizamusiga. Ntabwo ngambire kubabwira ibyo mu mujyi wa Goma, ahubwo ndi kubabwira mu by'ukuri ibikorwa bikomeye cyane bitegura intambara n'imirwano byatangiye kumvikana hano muri Bunagana. Ngo ibijya gushya birashyuha, ariko iki gihuru ndakibonamo igihunyira mw'abantu mwe. Ndababwiza ukuri, mu mezi 3 ari imbere aha Bunagana ibiri gutegurwa na Uganda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byanze bikunze bizaba byamaze guhindura isura ya Bunagana 100%, kubera yuko iyi Uganda ntago nkeka ko ibyikeneye byarusha ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahawe kugira ngo bategeke abarwanyi ba AFC23 ko bagomba kuba bava mu duce two muri Kivu y'Amajyepfo. Ubu biravugwa ko basabwe ku neza, ariko binajyana n'igitutu cy'intambara, kuko mu by'ukuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gutegeka, hanyuma Angola, Uburundi, Tanzania, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abacancuro baturuka muri Amerika y'Amajyepfo ndetse na Wazalendo nabo bagasongamo barasa. Ubu Kabunambo, Sange, Ruvungi, Katogota, Kamanyora, Rurambo yewe naho berekezaga bavumbuwe n'abarwanyi ba AFC23. Biravugwa ko aho bari barimo kwerekeza Rurambo, drone zikomeye cyane zizwiho gufata amashusho zo mu bwoko bwa CH3 zabafatiye kure bari mu misozi miremire y'Ururambo.
ngo harabura gato drone za CH4 nazo zerekeze zijye kurasa abarwanyi mu gihe banze gusubira inyuma ngo berekeze mu mujyi wa Bukavu niba ngombwa berekeze Goma cyangwa se ngo basokere mu bihugu bishinjwa gufasha uyu mutwe. Dore ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko ibyifuzo byose bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika izabisubiza, ibya Tanzania bigasubizwa. Ese ibya Uganda nibyo bizananirana kuri aka gace ka Bunagana ngo nubwo imaze igihe kinini cyane iri mu maboko y'abarwanyi ba FC23 ngo burya nta n'ikintu yigeze yinjiriza Uganda ugereranyije na mbere ubwo aka gace kari gafitwe n'uruhande rwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngo abarwanyi ba FC23 baragiye bikubira imisoro bibagirwa ikibahatse, ariyo mpamvu Perezida Yoweri Kaguta Museveni atitaye ku by'umuhungu we General Muhoozi Kainerugaba yabwiye Tracy Kaikwamba Wagner, Frobert Andrini ndetse na Felix Tshisekedi ati nimuze mwitwarira ibijyanyu ubundi muduhe icyo muduhaye. Kuri ubu Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ashobora guha bidatinze igihugu cya Uganda bimwe mu birombe bicukurwamo amabuye y'agaciro arimo zahabu ndetse na kobati. Ubundi iki gihugu cya Uganda nacyo kigatengamara kikamera nka za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho abarwanyi ba FC23 bazaba bahiye dukurikije n'izi operasiyo zikomeye cyane kandura karabutaka zatangiye kuvugwa muri uyu mujyi wa Bunagana. Nshatse navuga ni Bunagana Tombe, ariko nabane hose kuko nta kidahinduka mu gihe habaye ikosa rikomeye cyane. Abarwanyi ba FC23 bagumana Bunagana kuko ku ikosa rito igisirikare cya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyakoze kikibyo kujenjeka. Mwabonye ibyabaye mu ntangiriro z'umwaka wa 2025. Twizere ko ibi bidashobora kuzabaho Bunagana noneho byaba bikomeye cyane mu gihe operasiyo ya fairinga, ariko abenshi baravuga bati dukurikije icyizere kiri gutangwa muri Kivu y'Amajyepfo nta operasiyo n'imwe izongera kuba mu by'ukuri ya fairinga. Ayo ngayo ni amakuru akomeye cyane atugezeho muri iki gitondo. Ndavuga nanjye ntabwo nayihererana cyangwa se nshobora kuyaceceka, cyangwa muri make sindakabati ko kubika amakuru, ahubwo reka nyabagezeho muyongere ku yandi, ubundi nkusanya ndi nayo nze nyabagezeho mu kanya gato katarambiranye. Ndaza kuba ndi kubabwira andi makuru akomeye cyane akomeje kugenda avugwa, kuko mwabantu mwe n'ubwo mbabwibya Bunagana ibyo numvishe mu mujyi wa Goma byatumye ibikuba biri kunkoka, nubwo amasaha nari nateguye kubagezaho aya makuru asa nk'ari kumfata, ariko mu by'ukuri reka babwire ko mu kanya ndiranja nkaza nkabavunguraho nkababwira ibiri kuvugwa mu mujyi wa Goma. Mwabantu mwe ntabwo bisanzwe ndabararitse, ariko muze kunyarukira no ku Rukiko Info mukande subscribe. Ndi Bosco, iyi ni Region Info, mugire ibihe byiza.